muravuze ati turazitanze hazi hose ati nimubyemere. Niko gutsinda, niko kugera ku ntego se? Ntacyo bahagaritse cyabujije kuba, ariko cyanabaye bo batanahari. Nta n'ikintu wenda bavuga ngo bapfiriye ukuri. Icyo kintu abantu bakwiye kumva, abantu bakwiye kumva icyo gisobanuro, impamvu. Buri impamvu nicyo impamvu nicyo kintu, impamvu niyo niwo musingi, impamvu niwo musingi. Ni ukuri umusore umwe wa M23 aguye hariya ni uri intwari. Abantu nk'icumi bariya baguye hariya kubera ko nibo batumye bagwa muri iyo ntambara, nibo bayiteje, nibo barimo kuyikora, ni nabo barimo kuba ikibazo cy'iyo ntambara. Undi akabura amahitamo akaba umuntu wo kurwana iyo ntambara, kuko natayirwana ntabaho. Ubuze nkubaza, umunyamurenge uri iwawe urimo kubuzwa uburenganzira n'umurundi waje muri abo bantu babiri, uzapfa ukabona ko atazi icyo aguyeho, atazi icyo azize. ni usanze abantu ntufite icyo upfa nabo, ntuzi icyo ubahora, bari iwabo, uraje ugiye kubica. Ugiye kubicira iwabo, urabaziza ubutaka bwabo. Undi nawe aravuga ati ninakora ibi, usibye nanjye n'inka zanjye yewe n'ibitaro naho ncumbitse barimo kunsenya. Umuntu watwirwaneho we nta yindi shuba no kurwanya uwo murundi. Ariko uwo murundi uguye aho apfuye azira iki? Aguye iki? Kuko uriya watwirwaneho we nta nubwo wavuga ko yapfuye, ni intwari yatabaye. Ariko se uriya murundi ko we ari we wapfuye, apfiriye iki? Wenda igihe umuntu yakumva ino nyito kubera ubujiji bw'abantu, ngo bose baba bapfuye, ariko banza usobanurire icyo umuntu yaguye. Banza usobanurire icyo umwe yaguye azira n'icyo undi yaguyemo azira. Icyo nicyo kiza kukwereka ko bose batapfuye kimwe. Batapfuye kimwe. Umwe yabuze amahitamo, aravuga ati hano ndarwanira ku babyeyi, hano ndarwanira kubaho. Ariko undi nta yindi mpamvu. Ubyihoreye n'ubarwanye ntago wapfa, ntacyo waba, ntibanakubuza kurya. Ariko uraje ubujije umuntu kubaho, ubujije uburenganzira bwe, uguye muri iyo ntambara. Urumva atari udasa nk'uwiyahuye? Ubona ze wowe urapfuye nyine, upfiriye ubusa. Kuko niyo ntambara ishingiye ku rugomo n'ubugome n'ubutekerezo byawe. Ariko undi wamushize mu ntambara, yisanze muri yisanze mu buryo bwo kuvuga ati ndakora iki? Ninahaguruka ngo ndwane ndapfa, ndatuza nkapfa, nagira we nta yindi shuwa afite. Wamuhaye uburyo gusa bwo kwirwanaho, wamusigiye inzira imwe yo kugira ngo. Ariko bikababaza wowe udafite icyo bitwaye, umuretse ntago uza kukubuza kurya, ntago biza kukwica, kuko ntago arimo kuguhiga ngo akwice. Kukize wajya kurema intambara kandi ukanayigwamo. Rero urwo rubyiruko bashora muri ibyo byose rutekereze kabiri. Niyo myumvire bakwiye kuba bafite yo kuvuga ati ubundi ko umuntu atekereza atari inyamaswa, kwibaza umuntu afite ubwenge. Hari n'abajya baza ahangaha reka tukajya impaka. Hari n'abaza ahangaha tukaganira ibintu, intambara umuriro ukaka. Ariko sanga nyine ni bya bindi by'abantu utamenya. Yemwe mwaryohewe ko mbaye ijambo ntimuvuge? Turakumva Nkotanyi, ahubwo sinzi niba hari undi ushaka kugira icyo avuga nawe yakongeraho yakomeye. Ariko si tuba tuganira gusa, n'ababaza batubaze. Ni ukuri kw'Imana n'ubaza ntago tumugaya. Ukuri nubaza ese nibyo ko bivugwa gutya, bavuga ibi,
biba byiza ko nabyo jyana andi makuru nawe utari ufite cyangwa mm, Soul arashaka kugira icyo avuga. Soul of Rwanda wawe. Yes. Murakoze. Ndumva turi kuvuga kuri iki kibazo nyine cyo cyerekeranye no kuba ko abayobozi bari wike baba papeti bagakoreshwa. Buriya uzarebe nk'uko kuva aho u Rwanda rwaviriye muri ririya sanganya rutangiye kubaka politiki y'ubumwe bw'abanyarwanda, buriya byafashe imbaraga nyinshi kugira ngo bubake buriya bumwe bw'abanyarwanda, ariko ntibyagiye bibuza yuko harimo abashaka kugira ngo bahungabanye bwa bumwe, ariko ubumwe bugatuma abo bantu batsindwa. Urabona nk'igihe nka Rose Kabirige yafatwaga na General Karenzi Karake, mwabonye ukuntu abanyarwanda bahagurukiye icyarimwe, ariko urumva ko ibyo byose bijyana n'ukuntu nyine umuyobozi agaragara aza agafata n'icyemezo cyo kurinda igihugu cye. Ariko noneho umuzungu we yashaka kugira ngo agusenye, aragenda akakurebera wa muyobozi nyine uri weak, uhubuka, ufatira aho ngaho. Ushobora kuza igihugu akagisenya akakigira umuyonga, ariko adafite indi shusho y'ukuntu azanacyubaka. Uwo baramukoresha cyane, ngira ngo turabibona kuri uyu mugabo w'i Burundi Ambena Kisegeti. Buriya Kabila igihe ari kuyoboza, urabona igihe habagaho intambara za M23, Kabila hari ukuntu yagiraga agashiramo n'ubwenge na politike igize, ariko akumva agashaka kurengera bariya abantu bo muri Kivu kuko nawe niho aturuka. Ariko hagiye kuza uyu muntu nani Kisegeti, yaje ari nk'icyorezo, azaje yumva ko agiye kurimbura, agakuraho ubwoko bwose. Urumva we ni igikoresho cyawe, we agomba gukora ibyo bamubwiye kandi akabikora n'umujinya n'urwango. Uwo rero gukoresha uwo master plan uwo nguwo we niyo yagiye byani twavugaga ngo umunyantege nke wenda ngo ntashobora kuba yagira icyo akora kugira ngo wenda abe yateza ikibazo. Mu mbaraga ze bwite ntabyo yaba yashobora, ariko wamukoresha we kuko azi yuko ari umunyantege nke, nta n'icyo abona mbese yitayeho, we yabikora kandi agakoreshwa akabikora neza kugira ngo agororerwe n'abo ngabo. Nkavuga nti rero mu by'ukuri uyu wari umwanya w'Abanyafurika kugira ngo bitekerezeho ibi bintu ntibikomeze kubaho, tukabona abayobozi ba Afurika bazi akamaro ka Afurika, baba Museveni, ba Paul Kagame, abo ba Ruto n'abandi bose, ba Traore, bose bagahagurika icyarimwe, bakareba abayobozi badashoboye, bakareba ukuntu bagira, cyangwa se bagahuriza hamwe imbaraga bagashyiraho ubwo bumwe, iyo Union Afrique bagashyiraho nka United States yabo, ikazayigenda ibyara ibindi biza byiyunga, bagashyiraho igisirikare cyabo, ubukungu bumwe, ukareba ko batarwanya ibyo byose. Ariko mu gihe Abanyafurika bose bakiri nyamwigendaho, numva hakirimo ikibazo cy'uko harimo abantu bazajya baba ibikoresho. Urumva nk'uriya uyu perezida wa Cote d'Ivoire, France iragenda ikamunyuriramo, bagatangira gukora amakudeta, bakaza bakagerageza, usibye ko nyine uriya Traore hari ukuntu agira nyine akagenda akabivuna bagasubira, ariko habayeho kugeragezwa amakudeta arenga n'icumi, kandi biza biturutse hehe? Ku muvandimwe w'umuturanyi wa Cote d'Ivoire uri pape turi gukoreshwa. Rero urumva umwanzi iyo ashaka kugira ngo agusenye, akoresha mwene wanyu muvuga rumwe, muziranye kandi mubana bya hafi. Rero ibi biganiro iyo tubiganira hano, byaba byiza yuko n'Abanyafurika babaye ngombwa bahaguruka bakamenya ko ari inshingano zacu kugira ngo turwane iki kintu kibi. Icyo byasaba tukagikora, ariko tutemeye yuko hagira ikintu nk'icyo gishobora kuzana akaga. Nk'urugero nk'ubu Burundi buri kugira, twabonye amakamyo mu rukerera ari kugenda arenga 30, nk'ayo makamyo harimo ibikoresho n'abasirikare. Ubwo se wambwira ngo wenda ngo ibyo bikoresho byajyaga birimo birategurirwa iki?
ari abantu rero bashoboye, aba bakagenda bavuga ngo bari muri revolution, niba hari bafite uwo mutwe uri muri revolution, bakagombye ahubwo guhaguruka bagakora hakiri kare n'imbaraga bakigaragaza, kandi nabo bagashyigikirana, ntibibi bya social media gusa, bagashyigikirana bagaterana ingabo mu bitugu, ukareba ko iyo ngoma mbi nyine itagenda ikava, kuko Kamari we yanayivuze ati send the FDD yo kugira ngo yes so yeah. Intambara ya Afurika igwiye kujya mu rubyiruko, mu ntekerezo, urubyiruko rwa Afurika rukava mu manjwe. Niko bimeze. Turebe urubyiruko cyangwa bari abaturage bo muri ibi bihugu ubwabo bahagurutse, bari abagasi bamara iminota ingahe, ubwabo bahagurutse mu buryo ubwo ari bwo bwose bagafasha igihugu cyabo, haba mu makuru n'izindi mpamvu zose, ariko badashutswe n'inuza n'ikintu cyo kujyana hajya kwica, bakaba bahagurukira rimwe bakareba. Ibyo bintu byabaho? Ibyo byabaho turamutse dutinyutse. Izo ntambara twazigera? Oya, izo ntambara ntazo twagira pe. Ubuse nk'abarundi bahagurutse ubwabo bakavuga ati izi ntambara tujyanamo, izi ntambara ushaka kudushoramo, ibi bintu niki se utuzaniye iki kirenze? Nk'urugero, abarundi bakwiye gutekereza, nimba Kongo yarazanye nabo barundi bakaza, sibyo, bakaza n'abacancuro, bakaza n'ibiki byose bigahurura, bagasebera kuriya ku mubare w'iki, noneho icyo ntibarwanaga n'inyeshyamba, sibyo, zirabirukankana zirabakinageza, ariryo jambo bamubwiraga. Ese noneho cya gihugu uzi kuby'ingufu babandi inshuro hafi 100, aho si ugushuka abarundi, si ukuboshya. Aho ni ukuboshya. Ni ukuvuga ngo urashaka gufata abaturage bawe bashyire mu muriro, bavuge mujye mu muriro, mujye mu muriro. Nibwo bujiji abarundi bakwiye gukanguka bakabona, kuko hari ibintu umuntu agenderaho akamenya. Urashaka gushoza intambara ku kindi gihugu, cyo ni icya mbere, ni n'icyaha, sibyo, kandi iyo ntambara ushaka gushora hari ibisa nk'ibyo wakoreye ahantu ugiye gufasha muri ishyirahamwe ry'abantu, murakubitwa, murakinagizwa, murirukanka, mubura aho mugarukira, kandi abo bantu babakubise mwashotoye bakabakubita. Ugiye gushotora, ugiye kwihenza, ugiye kugira, amukubye inshuro 100, urumva, amukubye inshuro nyinshi, sibyo. Ubwo yewe si nko kubwira abo barundi ati dore ngaha mugende mu muriro, kuko nimba utaratsinze iyo y'ubufasha, iyawe wateguye uzayitsinda ute? Uzayitsinda ute? Baraguhaye umwanya, noneho uwo wita murumuna cyangwa uko ubishaka, sibyo. Urabizi neza ko AFC M23 twirwaneho pe, u Rwanda rufite ingufu, urabizi ko rubarusha ingufu, kandi barakudishye, baragukubise, bakwirukankana muri benshi, barabadiha. Noneho babandi babadishye, urabizi neza ko hari ubarusha imbaraga inshuro 100, sibyo. Noneho niba ushaka kwihenzaho, iyo FDLR izakumarira iki ko yiri wikubitwa, yaradishywe, ninde uzakugira kugira ngo ufate abarundi, abo barundi, abo badede n'abaki bose, si ukubohereza mu muriro? Koko tuzatuvugisha ukuri. Aho rero ngewe reka manze nkubwire, wihenje ukandura. N'abadede bafite abantu barimo kubashuka, bababeshye ko ngo babari inyuma, kandi ntacyo bazabafashamo na kimwe. Abo ngabo bafashije Habyarimana, bafasha nde byose, naho bafashije ngo bicemo. Urugero rwabo bafashije inyuma, bafite ukuntu bakwereka ko bakuri inyuma, ariko iyo bamaze kubona ko ibintu bitagishobotse, bagutera umugongo. Iyo bakudishe barigenda, bagutera umugongo, bakakubwira ati rwarize. Barari nabyo babwiye Neva, baramubwira ati wowe umwambi ushuka umuheto bitari bujyane. Nibyo babwiye Neva, baramubwira ati wowe uri kwishuka. Abyo bamubwira ati reba M23 ukuntu yagukubise, byonyine reba imbaraga ifite.
ati iz'u Rwanda zikubyemo iza M23 inshuro 100. Ati wowe nugerageza gatoya ati iminsi 3 ati uzaba ariko bakugezeho i Bujumbura. Ese ubwo urumva ahubwo reka nkubwire akantu uwo aho muntu ngaho uri gasekeje kumusuka niba ari uwo Mubirigi niba ari n'Umufaransa. umutare zamu ari akantu gasekeje aho ngaho urumva Kongo yatangiye ivuga ngo ende sikaramushe ariko ubu isigaye ibyina sanction ariko ibaze watangiye uvuga ati kungura pigwe iminota 2 kuwe noneho bageze ba bantu bavugaga ngo hibungo Kigali tugende twitoze amamoto tufate byose ubu basigaye babyina sanction. Intambara yarangiye se ko mutangiye kubyina sanction byagenze gute? Ariko gufata aba badede aba barundi n'isoni nkeya, reka nkubwire isoni nkeya. Umuntu arimo kwihenza, arimo kwanduranya, ariko uwo muntu wo mu Rundi azakujyana mu ki? Ko bari benshi ari Goma, bari benshi muri Kongo bafite buri kimwe. M23 irabakinagiza iradiha barirukanka neno cya gihugu neno urashaka kwihenza ku muntu uruta wa undi wakwirukankanye inshuro 100 mwoka byarama inshuro 100. Aho si kubwira abaturage ati mujye mu muriro babireba umutara nawe araje singuciye mu ijambo nawe natubwira ukuntu baroze. Reka nawe arongeraho, reka arongeraho noneho shiraho n'akantu ko kuko neva yivugiye ubwe ku giti cye, aravuga ngo nibaramuka ngo kuko akunda gukoresha ko ngo M23 ngo ari RDF, urumva bo ntibemera ko ari na M23, ngo nibaramuka ngo bateye Buvira ngo nabo ngo bazaca mu Kirundo. Nategereje ko baca mu Kirundo. Ase ntibabonye abapolisi kuntu bari kuyebera bari kujya bahengereza ku mupaka. Abaye mu bambere bagiye kutaka. Oya uzi ikintu cyansekeje, oya umva kandi ariko ari ibintu mutajya mukurikirana neza bagiye kubikora. Kama ari ikintu mutajya mukurikirana. Yaravuze ati twebe tufite amasezerano tugiye gufasha kandi abarundi turya dukarabye. Niwe wakubiswe atangira gutaka amasezerano kandi yibagiza ko atayasinye. Ngo mwarenze ku masezerano, wowe yarimo se? Yatangiye kurega amasezerano atarimo, urumva yiruka ngo barenze ku masezerano. Kurya ukarabye wajyaga gutaka amasezerano, hari ahantu wanditse mu masezerano ku buryo watangiye gusebukiyambaza amasezerano utarimo, utanditsemo, udafite n'inyuma ku giposhete na bya bindi bapfundikiza amakaye nta gushushanyijeho. Wajyaga gutaka amasezerano kandi urya ukarabye. No ngotanyi ongeraho n'ikindi yaravuze ngo umva ikindi yavuze, umva ikindi yavuze, umva ngotanyi, umva ikindi yavuze, yavuze ngo twebwe ngo ubwo bari bamubwiye ngo ariko ngo urabizi ngo u Rwanda ngo rufite ingabo zikomeye. Arangije araseka cyane, umakuntu yivugishije araseka ngo rufite ingabo zikomeye ngo nizo mutabona. Oya umva kuntu yavuze, muvuga ngo rufite ingabo zikomeye, u Rwanda rufite ngo wababwiriza tuzazibaza Imana kuko twazibajije Imana, kuko twabuze umuntu wazitubwira, kuko twabonye zirukanka turavuga ati zizo yatubwiye ntabwo twazibaza. Ariko umuta wazitubwiye izo tuzazibaza Imana rya. Ntago nifuza intambara, sinayikunda pe, wenda atagira n'umuntu nkotinga nabi. Iyo bibaye ngombwa iraba kugira ngo ikibazo gikemuke. Nicyo nshaka kuvuga, sinyikunda, yewe atagira n'uwumva ko nshigikira intambara kuko intambara irasenya. Ariko mbabwiza ukuri ngiye simbabeshye nkanjye mpora nifuza ko abarundi badutera cyangwa bagakora action gatoye bakabona noneho aho ngaho nibwo bamenya ko bakomeye cyangwa se badakomeye. Hari akantu nari nsomye nani Kamari pardon nari nsomye uretse sorry aragira ngo twubahe umuyobozi kandi tuvuga ibyo yavuze turimo kumusuzugura cyangwa turimo gusubiramo ibyo yavuze.
ngatubwira ikintu tumusuzuguyeho nimba atarabivuze. Ingabo zanjye zirakomeye nuko yabyinaga, ingabo zanjye zirakomeye, ingabo z'u Rwanda. ahubwo ibyo ahora yirata avuga ko ari gutabara abakongomani ari kugira iki, ubundi se kuki ataza akarasa n'u Rwanda? Ntabwo se twabonye avuga ko barya bakarabye, twarangiza tukabona bagiye gutsakuza mu masezerano. Mwanditse mu masezerano ntatubwira ikintu tumusuzuguyeho. Fungura mikoro. Ariko Soro nawe sizi icyo yaragiye kuvuga yagisoza. Soro wakivuga? Nawe yaragiye kuvuga data ndangiza n'akantu nawe nshaka ko kongeraho gusa nari ndimo ndeba iriya ntara ya Cabo Delgado ubunini bwayo buriya uzi ko ikubye u Rwanda, ifite ibirometero 80 na bingahe gutyo, urumva ikubye u Rwanda kure na kure, hafi inshuro 3 ahubwo. inshuro 3 yes. Noneho ibaze u Rwanda rugiye rufasha ahantu mu byumweru bingahe, rutangiye kubita rutanahazi, hanyuma uwo Burundi butwegera ahubwo ngira ngo ruranazwi neza, abanyarwanda bazi na kapitale na president barayizi kwikorana. bara n'umubare w'ingabo zagiye gukubita izo nani ibyo byihebe byanganaga iki? ibihumbi 200 niba ntibeshye. Ni 5 habanje igihumbi basubiraho 500. Noneho ufate special force yahanga yose irahagurutse, ufashe nani infantry irahagurutse, hara ni mobile ntabwo bizasaba indege rwose. Ariko umva so yes inoze reka twumve. Ntabwo wemera intelligence y'Ubugande na Kenya? Ndayemera cyane. Kama mubabare bagiye kuvuga biriya batazi ibyo bavuga. Uko no mudede wiyemera. Reka twumve umudede wiyemera atubwire. Oya wenda ashobora kuba atiyemera, reka tureke gukoresha iyo mvugo, ahubwo reka twumve igitekerezo cye, twumve uko abyumva. Niba ibyo tuvuze tubeshyera. Mugira amahoro yewe. Mugira amahoro. Mwayaduhaye se? Genda yaguhaye ndazi ko yakeneye ngaho. Mwayaduhaye se? Twayabahaye. Tumwumve Nkotanyi. Okay. Niko turamukanya. Ngabo warusubiyemo ngo umukuru w'igihugu yikubise ku gikiriza bwa ingabo z'u Burundi zirakomeye. Urabishidikanya cyangwa urabizi? Uravyemeye cyangwa urabajije? Yambwiye ngo mbaze Imana ariko mbona ziriruka nkambura Imana ngo nyibaze ko nuzikomeye. None nturi kuri atutumbisha ingwano. Ririra mu kanya gato bizakunda. Turarindiye ko mwishobora. Sibyo ukeneye kugira ngo dupimane biboneye. Oya aratushubije byo. Irindira ryanyu. Oya ntacyo twagusubiza kabisa. Abarundi ntabwo batera. Barivuna. Turarindiye muteye ibuye mu gisagara cya Bujumbura. Kama ari umuntu witwa ngo ntabwo baterwa, bo baratera. Kama natwe turivuna ntabwo muri kosa rito. Kama muri kumvisha intambara yo mu mutwe ya psychology mu kibaza mwabaho no baza imbere kubaza ariko se mwarwanye mugiye kwigira kurwana tureke n'igihe. Oya Kama tubwira aho Burundi bagiye kwigira kurwana ku Rwanda iyo mushaka kubande ku Rwanda. Ntacyo mbije ntacyo tuzumviranya shanga abarundi ntabwo ari abantu biga intambara buriya nani umutare iyo ujya kugereranya igisirikare ureba n'igisirikare gifite ngabo igihugu cy'u Rwanda nta musikira nticyaraswa mu Rwanda n'imigwi y'ibisuma y'ibibandi byo muri Mozambique naho bakongomani mwaguze Kamari reka mubaze Nkotanyi, reka mbaze mubaze mbabara gato mbaze reka mvuga ntago ninda reka mvuga mugiye gutabara Kongo ko mwagiye mugiye gutabara Kongo aricyo kibajyanye sibyo mwakoze iki none effectif y'abapfa yicari ya yindi nyene niko bizi Kama ushubije icyo mubajije cyangwa ushubije ibyo wowe ushaka kandi nakubajije no nta raporo usoma nose urambaza
umutare urebe icyo raporo de force twavuze. kuri terura yizi wewe. nari nabuze umuntu ushusha pana umva Mubwire nkubaze kweli. umuta Mano Reka nkubaze. reka nkubaze Kama. ntabwo nagusubiza utaransubiza ikibazo njyewe Ariko nanjye bagusubiza. ndakubaza amakuru ari kuri